mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga amashyi cyane twakire Muhinde. hagati aho mbere yuko dutangira kugira ngo mbasabe dukomere mu mashyi umuvugizi wa RIB. aho ngaho ndidekaraye ntawamenya wabona banambikaye mu minsi iri imbere, ariko impamvu ugiye musabe amashyi ndamukunda, mwigiraho ibintu byinshi cyane. usibye taye yananiye wenda, ariko ni ukuri kw'Imana njyewe ndakwinginze ngume ifoto uyifate neza. iyi foto izanabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze cyane. ubusanzwe nitwa Ishimwe Angelo Kenny, Ishimwe Angelo Kenny. akadosiye kanjye nimukabona bwo umva rero nkubwire duhurire hano ntituzahurire kuri sitasiyo, sibyo? iki ni igihango twahanye. sitasiyo ya esanse ariko ntari tumushimire cyane. mwari musanzwe mumenyereye guhamagara abantu bakabitaba, natwe uyu munsi watwitabye. ariko kambabazi, muri RIB bakira abasore bagufi bareshya nkanjye wapi? oya kamba buriya RIB se sikunda gukora akazi ko gukemura ibibazo. ako kazi ni abahungu bagufi bagashobora, kuko twe tuzi gukemura ibibazo, kuko iyo tugiye gukemura ikibazo tugera mu mizi. buriya bakora akazi gakomeye. ndabizi ko nanjye nigeze kugakoraho, ntabwo mbabeshya. hari umunsi nari nicaye Nyamirambo ndi kwinywera uducupa, nshyizemo uducupa tubiri, hanyuzeho umusaza ari gutumura ibintu, mba ndabihumetse, numva muri njye mbaye umuntu w'umugabo. ndavuga nari kuwakora iperereza nkashaka ikirego nigaho. mpita nibaza, bari abakobwa b'abagenti batubikuriza amafaranga niba nde babatera inda? nkunda kubabona batwite. uje akamara icyumweru kimwe mu kazi, icya kabiri aba yasaba. muri perereza nza gusanga ikibazo ari we bacuruza paka za irekure. iperereza nararikomeje, shyiramo utundi ducupa tubaye tune, ndabata ariko kajya gukorera kuri tele. muri karitsiye ntuyemo hari himukiyemo umu agenti mwiza cyane, uteye neza, usa neza. ndabata ariko wakora iperereza kuko nkamenya ibintu bigenda bite. ndamuhamagana nawe ati Mukeshimana meze bite? nawe ati ni sawa. nawe se waje mu rugo ukambikura 3,000? abaraje nawe ntabwo bashobotse. akihageruza ikintu yankoreye, yarabanje ngurira paka ya Isanzure. ndavuga ni today. Dr. ntabwo ngiye kubabeshya pe, namuhamagaye nshaka kubikuza, ariko narebye ukuntu turi twenyine, ukuntu yambaye, ukuntu ateye, singiye kubeshya, byarangiye mbikije. wowe uri kuhuma indonke hari inzego. ariko biriya bintu murabibonye bikikikanye, abantu bakuru baratubeshya we ngo ntakirusha amategeko kuremera. Linda bimeze bite se? ni sawa? ngiye kuvugisha ukuri. yari yaratinye kubitangaza, ariko biro official Linda turakundana. ni ngiye boyfriend wiwe,
ago gutereta umukinnyi wa filime ntago biba byoroshye kamabwiza uko yaramamagaye ejo kuri telefone ndamwitaba namwe ati mwinde bimeze bite namwe ati ni fresh undi mu rugo njyenyine mbere yuko ambwira ngo naje kugera kuri moto ndi kumaza ati nahagana ye arandangira ndahagera sanga ari gukina n'akabwe mke muri salo arambaza ati tuguhe iki namwe ati mu magakawa ntawamenya azana agakawa ashyiraho n'ubunyobwa ndavuga ni today yahise ambaza ngo muhinde ushaka kureba iyihe filime nawe ureba ukuntu ibyo bintu biri kugenda nahise mwene ati ndashaka kureba filime yitwa 365 days ku bantu bazi iyo filime muyitangirira muri salo mukayirangiriza mu cyumba twarebye iminota ibiri ahita ambwira ati hano hantu harakonje katugiye mu cyumba niho washyushye twari tugiye kureba filime pe nukuri twageze mu cyumba filime ayishyiramo tuyirebye iminota ibiri twarebye iminota ibiri igera ahantu hadanje ndavuga ati ngomba kwataka nahise maguruka ndebye mbona ndacyicaye ndongera nawe ndamuhagurutse nkuramo umupira ndamusunika ku buriri ndamwegera gake gake ngiye kwataka imbwa yari yadukurikiye itangira kumoka ariko ati muhinde humura kambanze nyisore gatoya ndahita ngaruka nduwawe wese ndavuga ati nta kibazo asohora imbwa aragaruka ndavuga ati ngiye kongera mere kuri 0 subizamo filime yagenda igera ku munota wa danje ndongera ndamuhagurutse nkuramo umupira sunika ku buriri ngiye kwataka abaturanyi baba barakomanze ntabwo buri bukunde ntabwo ati mu minota mike mbafungurire ndagaruka nduwawe wese arasohoka arabakingurira aragaruka nahise nshyiramo akadege muri telefone zose filime igera ku munota wa danje ati noneho ntakiri bumbuze ndamuhagurutsa mushyira ku buriri ariko nabwiye ngo gutereta umukinnyi wa filime ntabwo biba byoroshye nari nasharije tayari kwambara umuntu ngiye kumwegera director ahita avuga ngo cut mwashaka ko wiga neza hari inzego mujye mwitwararika Dr. yari filime uriya baraperi baragowe baraperi ubusanga ukuntu baririmba ari nako bavuga mu buzima busanzwe nandi kumwe na Bulldog hanze na Diplomate bamushikuje telefone aratabaza nitwabimenye mujama muzamu amushikuza telefone tugiye kumva twumva ngo ye baba telefone yanjye mwene ngango arayitwaye Samsung 250 ni sure deal. Smartphones za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Abakinga bongera imyanda